kimwe mu bintu bya mbere abagore baba barimo bavugaho cyane ni ikintu cyitwa sex cyangwa se imibonano mpuzabitsina, ariko nanone bakigarukaho. Umwe akavuga ati ngewe bigenda gutya, biryoha gutya, binyura gutya, mbikunda iyo bimeze gutya na gutya, ariko nanone umuntu akibaza ubundi niye mpamvu dukora sex ubundi, ya mbere ni iyihe, ni kuki bundi sex umuntu ayishaka, ni ikintu umuntu yabura agapfa, ni ikintu umuntu yabura ubuzima bugakomeza, cyangwa se nanone nk'abagore ubundi tuyikunda gute? Dadi hari abagabo bicara akavuga ati ngewe sinzi n'ibyo umugore wanjye akunda, kuko ntekereza ko buri muntu afite uburyo abikundamo, ariko hari uburyo tugenda tubiganiramo. Ni nayo mpamvu twazanye ikiganiro kugira ngo twebwe abagore tuganire, tuvuge mu buryo bwo guhuza urugwiro n'abo twashakanye cyangwa n'abo dukundana cyangwa n'abo turuhuza mu buryo tubishakamo. Ni ibiki byiza, ni ibiki dushaka, ni ibiki, ni hehe handi umuntu akora ukavuga ati wa